Haleluya, Yesu nashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Bene data, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari ku migabane itandukanye y'isi, Imana ibanezeze. Nyemerera uhereza Imana icyubahiro. Ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo. Abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, aho muri hose Yesu Kristo nashimwe. Nyemerera mwa kino gitondo uhereza Imana icyubahiro. Izinze ijoro izinguye amanywa, Imana ishimwe. Irakwimanye irongera bikoze. Yakurwaniriye muri iri joro kandi yaranakurwaniriye iminsi yatambutse. Yarwanye intambara uzi n'izo utazi. Imana nishimwe. Iki gitondo rero tunejejwe n'Imana cyane, tukiri muri teme yacu yitwa inzira yawe. Inzira zawe, inzira yanjye, inzira tunyuramo. Imana nishimwe. Nakubwiye ko inzira wayigereranya n'ibyo wahisemo kubamo, ubuzima wahisemo kubamo, imyitwarire wahisemo, uburyo ki ubayeho. Iyo niyo nzira ucamo. Inzira ncamo, inzira ucamo ni amahitamo yawe, ni amahitamo yanjye. Ese uhitamo kwitwara gute? Ese uhitamo gukora ibiki? Ese uhitamo kugenda ute mu nzira ucamo, inzira ncamo? Inzira wahisemo gucamo ni iyihe? Imana ishimwe cyane. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Imana ibaha umugisha. Nyemerera twihuse dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 35. Turahera ku murongo w'8. Imana nishimwe. Titire y'ijambo handitse ngo inzira y'abacunguwe. Imana ishimwe. Inzira ni nyinshi, inzira z'abagome zibaho, inzira z'abanze kwihana zirahari, ariko haleluya, hari inzira y'abacunguwe. Imana ishimwe. Hari inzira y'abakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Hari inzira y'abamaramarije gushaka Imana. Hari inzira y'abasuzuguye ibyaha bakavuga ngo ibi byaha ntago bigomba kungerera mu buzima bwanjye. Hari inzira y'abahisemo neza. Hari inzira y'abacunguwe. Reka dusome umurongo w'8. Handitse ngo kandi hazaba inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Haleluya. Ariko haleluya, haleluya bene data. Iki gitondo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, ko Imana ibizi ko hari inzira yo kwera. Inzira yo kwera ni inzira yo kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Inzira yo kwera ni inzira yo kucamo warihanye ibyaha n'igisa nacyo cyose. Inzira yo kwera yewe. Ijambo rirakubwiye ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Ngiyo nzira izitwa inzira yo kwera. Hanyuma ijambo rikakubwira neza ngo abanduye imitima ntibazayicamo. Imana idusange ngo abantu banduye imitima abo ntibazayicamo. Bisobanuye neza ngo abantu bafite imijinya bicara bagirira igomwa bene se, abo ntibazayicamo. Ngo kuko izaba ari inzira yo kwera. Abantu birirwa buzuye ubuhehesi n'ubusambanyi mu mitima yabo, ngo abo banduye imitima ntago bazayicamo. Abantu bagambirira ibibi ku bandi, abo ntago bazayicamo. Ngo abo banduye imitima yabo ntago bazayicamo. Ababeshya ntago bazayicamo. Abifuriza ibibi bagenzi babo ntago bazayicamo. Imana itugirire neza. Ngo izaba ari inzira yo kwera. Ngo inzira yo kwera, ari inzira yo kwera. Ngo abanduye imitima ntago bazayicamo. Imana idusange muri iki gitondo. Nimba wanduye umutima rero, umenye yuko utaca muri iyo nzira yo kwera, ntago wayicamo. Muri iki gitondo nimba utarihana, ntago waca muri iyo nzira yo kwera, kuko ngo umuntu wese wanduye umutima ngo ntago azaca muri iyo nzira. Ngo hazaba inzira nyabagendwa. Ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo. Ngo ahubwo izaba iya babandi abagenzi naho baba ari abaswa
ntibazayiyoba. Imana ishimwe. Naho waba uri umuswa utarize, niwaba utanduye umutima wawe, niwaba warihanye warakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, oya ntabwo uzayiyoba. Niyo waba uri umukene ariko wararangije kwakira agakiza, ntabwo uzayiyoba. Yewe inzira yo kwera ntabwo uzayiyoba. Imana ishimwe cyane. Ngo nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe, Imana ishimwe, nibo bazayinyuramo. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo abacunguwe, abemeye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo bakakira agakiza, ngabo ngabo abacunguwe ngo nibo bazayinyuramo. Imana ishimwe. Ngo abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagere i Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo. Bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Imana ishimwe. Ariko haleluya, ngo umubabaro no gusuhuza umutima, umuntu uzi yuko yacunguye, umuntu uzi yuko nta cyaha, nta rubanza rumuriho, umuntu wese uzi yuko yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, umuntu wese uzi yuko umutima we wejejwe, ngabo ngabo ngo nta gusuhuza umutima, ngabo ngabo ngo bazagira amahoro n'umunezero. Imana ishimwe n'ibyishimo. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitondo nakubwira ngo wongere usuzume inzira uri gucamo, usuzume urebe ko utanduye umutima wawe, usuzume urebe ko uri guca mu nzira y'abacunguwe, usuzume urebe ko wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, usuzume urebe ko wemeye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo ngo akwezuze agutsembeho ibicumuro, usuzume urebe umutima wawe ko utanduye, urebe kunyura mu nzira yo kwera. Imana ishimwe. Urebe kunyura mu nzira yo kwera, ku mutima wawe wijirirwa usenga ubwira Imana ngo Mana nyesa, nkuraho imyanda, nkuraho urubanza rubi, nkuraho ibicumuro, ngo abanduye imitima ntago bazayinyuramo, ngo ahubwo izaba inzira y'abacunguwe. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha. Nagira ngo ugende wibaza muri iki gitondo, ngese inzira nyuramo ni iy'abacunguwe? Ese umutima wanjye ntago wanduye? Ese bimeze bite? Nurangiza rero wongere uce bugufi, wongere usaba Imana imbabazi, wongere wezwe n'amaraso ya Yesu Kristo, wongere wakire umwami wawe Yesu Kristo, umwakire nk'umukiza wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ushaka Imana bigishoboka kibonwa. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Muhahe muronke. Ndabakunda cyane cyane. Imana ibanezeze.